gusenga kwanje ugihe gikwiriye mama icyo nasabye yes wowe wanguye wisoni umvise gusenga kwanje ugihe gikwiriye mama icyo nasabye Yesu Yesu arakora nukuri arakora nubwo utarasubiza uza kuko umutima Yesu arakora atuye inyuma y'ibihe turanezerewe kuri uyu munsi abakobwa bo kwa Mugunga mwabibonye ku munezero wadusabye. Haleluya. Ntituri bubatindire dufite amashimwe kubwo gushyingira umwana wacu Ebenezeri. Twarareze uko mutureba uko nguko umuryango utwaye Ebenezeri mutwaye umugisha murumva ko n'izina ryiwe rifite ubusobanuro. Yarigishijwe na ba nyirasenge ngo murababona turahari ariko reka tubabwire ngo turashima Imana kuko iduhaye ubukwe bwiza bw'umwana wacu. Icyubahiro ni cy'Imana. Tudatinze reka dushimire Papa Ezere na Madamu. Ngira ngo mwabibonye mwumvishe ibyo ababyeyi bacu bamaze kuvuga ntitujya kure nabo. Papa Ezere yaraje aba president araduhuza. Haleluya. Araduhuza turongera turamenyana. Araduhuza murabona ko twambaye kimwe duhuriza hamwe dusengera hamwe. Murumva ko gahunda zacu z'umukobwa w'umugunga wese mu Rwanda ziri hamwe. Turabigushimira papa. Ndamugufata mu bitugu buri munsi agusengera. Wowe turamushimira. Tutabatindiye turagushimira byinshi wadukoreye tunashimira n'ababyeyi bakuzaye umuryango mugari wa Mugunga. Kugutora watoye marayika murinzi mu muryango. Twari tutarabivuga ariko umunsi bagutora burya n'umwuka wera wari wamanutse. Tudatinze rero abakobwa b'Abagunga twatekereje dusanga hari icyo ukuriye guhabwa kuri uyu munsi kubwo gushyingira umwana wanyu w'imfura. Twabageneye inka. Ndagira ngo abayifite begere hino. Turasaba n'umusaza muzehe wacu yigere hafi agufatisha kugushyikiriza iyo nka. Muzehe sogokuru iyo nka yegere hino muzehe. Uyu niwe watubyaye twese n'uhagarariye ababyeyi bacu abariho n'abatakiriho. Turagira ngo aze adufashe. Ababyeyi bacu bakwambitse umudari ba mama wacu natwe tuguhaye inka y'amata inka y'izungu ukomeza ukamira abana. Muzehe ari kudushyikiriza. Murakoze papa. Murakoze abana beza b'Abagunga. Abakobwa beza b'Abagunga. Ndabashimiye. Uko mpagaze hano mbagaze mu izina rya Rutuku mwesanya. Irya kabiri
mpagaze mu izina rya Sezikeye Zarote. Ndi mushengero wa Gatore ka Rugomora. Uyu niwe mwuzukuru wanje. Kariya ni akuzukuruza. Ubuvivi. Duha Imana icyubahiro cyayo. Ndashaje sha. Dandiki sur le bandit qui attend prix qui s'en. Dandonga tandolo bakasewe. Tandako luba. Hagarara. Mana nyiri juru. Yabayeho kuva kera n'uburahari. Ntunagira n'igicucu cyo guhinduka. Uzarikisobele. Uzahora witwa Imana. Abana bavuye mu rukiryi rwacu. Abana wateguye kuva kera. Urabimika. None uyu munsi bagaragaje ubutwari. Turababonye. Babyaye imfura yabo. Turayishingiye tukiriho. Nanjye uhaye uvuga nzavuga amakuru meza kuri bakuru banje. Dita sokoli makotonda bariko zowere. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Ngire ngo murabona umwanya wo kugabanya impano, harimo ibyiza byinshi. Kubona sogokuru ashingiye ubuvivi n'Imana yakomeje kumubungabunga, tuyikomera amashyi yo kubahwa. Burya bibahake kugira ngo urebe ibirori by'ubuvivi. Tuzahora tugushima, tuzahora tugushima, tuvuga imirimo yawe, tuvuga imirimo yawe, Mwami Imana, Mwami Imana, tuzahora tugushima, tuzahora tugushima, tuzahora tugushima, tuvuga imirimo yawe, tuvuga imirimo yawe, Mwami Imana. Turanezerewe, twishimiye ibirori by'abana bacu,
twishimiye kuba tugeze kuri bino birori twateguye, twarabisengeye, twafashe umwanya munini. Dushimiye kuba uyu munsi Imana ibitugejejeho kandi turabyishimiye cyane. Dushimiye abana bacu urugenzi bagiyemo rwo gutegura ubukwe, kuba uyu munsi batweretse ibirori byiza. Imana ishimwe. Abana bacu tubahaye ifuhe by'ababyeyi bazabyara abahungu n'abakobwa, bazatunge bororoke, buri kimwe cyose Imana imigisha yose izayibahe. Hano duhagaze turi abadamu b'abagunga, murabona ko turi abadamu beza bakeye. Uyu munsi dufite ibyishimo kuba tugeze ku birori bya mugenzi wacu. Uyu ni umwuzukuru wacu, abandi ni umukazana, abandi ni iki, ariko kuba tugeze ku birori by'umunsi wo gushingira umwana we turabyishimiye cyane. Nk'umubyeyi mama aba afite urugenzi rurerure rwo kubyara ukarera, ukaba ukujije, ukaba wubakiye umwana. Rero kuba uyu munsi Imana iduteye iteka tukaba tubonye ibirori by'umwana we, hari impano dutegura tuyiha umubyeyi w'umumama, rero uyifite ayimugezeho. Ariko turasaba n'umupapa nawe kuza imbere, hari impano nawe twamuteguriye. Yesu ashimwe. Uyu muntu umaze kuvuga niwe presidente wacu. Turagira ngo dusabe abatware bacu muduha akanya gato, kuko twagendeye mu mateka amwe atari meza. Ukabona umugabo arambaye aragiye, wamubaza ngo agiye he, akakubwira ngo agiye mu bukwe, ariko ku ngoma ya Blaise. Ubundi Bibiliya iravuga ngo umugore ni mutima w'urugo. Niba ushigikiwe n'umutima w'urugo bivuze ngo urashigikiwe. Turi inyuma yawe 100%. Turashimira Blaise yabaye perezida w'uyu muryango muri iyi minsi, ariko abamutoye na komite yabo bose turabashimiye. Muyoboye neza, mutuboye neza, turabashigikiye kandi turabakunze. Rero turagukunda papa. Bagiye bavuga ngo ni umugabo w'abagore b'abagunga. Nta kibazo, ukiyoboye neza nta kibazo. N'ubundi intwari ihera mu muryango, intwari ntiyasohoka ngo ihere hanze itarahera mu muryango. Niyo mpamvu muri kubona tugwijije ibirwari mu muryango, nuko utaba wahereye hehe mu nzu. Wahereye mu nzu wagera no hanze bigakemuka. Turagushimiye papa Blaise, twakugeneye modari. Icara hano. Uyu ni umudari ugaragaza ubutsinzi twamugeneye kuri uyu munsi. Yahuje abagore b'abagunga, twari twaratatanye, dusigariye mu nzu, inzu nazo zivaho zitakibaho, bagasigarira mwasekuru, naho hatangira amacakubiri, ariko aho tugejeje turagushimiye. Twagira ngo tubwire n'abagore b'abagunga bataraza, sinzi nimba uri akagara watubwira, ariko nimba utariko, nimba utariko wakwiyunga mu bandi ntacyo bitwaye. Kuba mu muryango ni amahoro. Twamugeneye inkoni y'ubutwari agomba kutuyoboza muri iki gihe. Turagukunda. Lelo ndelelo.
murakoze kutwihanganira reka dusaba nta foto nta cyabaye Imana ibaha umugisha niyo mpamvu ibintu nk'ibi bibaho kandi ari ibirori byiza muranyemerera iyo foto tuyifate hanyuma nyuma y'iyo foto turasaba mubyeyi nyakugira Imana Blaise munyemerere mugaruke bugufi izi mvamutima ntiwazijyana twumve nabura imvamutima ufite kuri uyu munsi. Murakoze cyane Gatete kwa Mugunga muraho inshuti zo kwa Mugunga muraho neza mwese kwa Gasinzira muraho amarangamutima ni menshi ntabwo byoroshye guhagarara ahantu hamwe okay ijambo nyamukuru y'uyu munsi turaza kurivuga nyuma ariko ndagira ngo mbashimire kubwo kutwitaba mwitabye muri benshi mwakoze cyane ndibwira ko no muri ruhande hari benshi batwitabye mwazamura ibiganza tukabona baje ku butumire bwacu n'abamuyomba bicaye hano n'abasogokuru n'abandi benshi baje kuri uruhande birumvikana ko wenda hari abaticaye neza cyangwa se imyanya yabaye mike tubyihanganire ni umugisha rwose ndabashimiye kuba mwitabiye muri benshi ababyeyi mwese muri aha abenshi murambyaye ndi muto cyane nabonye n'abayobozi banjye banyitabye ndetse n'abo dukorana benshi mu nzego z'ubutabera zitandukanye aho natuye hatandukanye i Nyamagabe i Nyanza n'ahangahe i Kigali ndaza kubigarukaho nyuma naho nakoreye hatandukanye nabonye benshi cyane ndabashimiye rwose ndabizi ko impamvu y'iri jambo nuko hari abatari bugaruke mu kindi gice gikurikira bafite izindi gahunda niyo mpamvu nshatse kubashimira ni umugisha ukomeye cyane kubana namwe kuko ibirori ni abantu nifuje kubahobera mwese ariko ntabwo byanyoroheye dutangira abo nahasanze cyangwa se abaje kare tutaratangira twaramukanyije abaje nyuma turaza kuramukanya nyuma nshimira cyane abana bacu batumye uyu munsi ubaho duterana bangana batya mumfashe tubaha amashyi menshi cyane nabo ndaza kubagarukaho nyuma nshimira n'ababyeyi batubyaye batureze mumfashe nabo tubaha amashyi menshi cyane inshuti n'abavandimwe mwese ndetse n'itorero ryanjye ni umuryango ukomeye abapasiteri ababishopu n'abandi bose muri aha ndabizi ko mwasize inshingano nyinshi gahunda nyinshi kugira ngo muduheshe icyubahiro ndabashimiye cyane abakobwa b'abagunga muvuye ahangaha mwongere muvuze za mpundu by'umwihariko mbafitiye impano nyuma ndaza kwibaha n'igisobanuro cyayo ndaza kukivuga n'ababyeyi banjye mwese sinabona uko mbashimira ndatinze kwaro kubashimira
byari kuba byiza dukomezanyije kugeza nyuma kuri gahunda ya nyuma y'ibi birori, ariko ku bari bugende mbere bafite impamvu zikomeye zihutirwa, ndagira ngo mbabwire ko nanyuzwe rwose, nishimye cyane. Na nyuma y'aha ngaha tuzabona undi mwanya wo kwicara dusubire mu makuru y'uyu munsi mu matsinda atandukanye. Abantu banjye mwese mwaje muturutsemo, mu by'ukuri sinabona amagambo akwiye yo kubashimira. Ndazirikana urukundo rwanyu. Ndabizi ko munkunda cyane mwese, ababyeyi n'abavandimwe n'inshuti, ngira umugisha cyane kandi nanjye ndabakunda, murabizi. Mu gutegura uyu munsi n'uyu munsi nyirizina nongeye kubona urukundo rwanyu rwinshi cyane. Ni ukuri nzahora mbibashimira kandi nizemo amasomo menshi. Ndibwira ko iri ari intangiriro yo kongera kunoza ubucuti n'umubano mwiza dufitanye, ari abari aha ngaha ari n'abatari aha ngaha barimo kudukurikira hirya no hino. Mwese ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Naho mu kanya turakomezanya, nibwo turi buvuge ijambo nyamukuru.